ngubu nyine nsigaye nibana to. Usigaye wibana. Mama Vida aracyari umwana rigabe wawe. No sinjye kubana n'umwana bro. Twabye umwana tutarakura twese. Ibaze wallahi. Mama Vida kudoga yitanya no sasa. Wasomye ndi bwa cyangwa se wasabye ndi kumusoma bwa mbere ni. Ngiye namusonye uwo munsi aho umusaza. Mwana umuntu akwemera ikintu ashaka gase numva wahereza bro. Ako kanje nago nko papa pino wabikubwiye. Undi Mama Vida ari mu bantu ari n'abantu babiri batumye mbona Mama Vida. Papi na Rocky mana babaniga ebana mbafataho ibintu. Papi mani na Rocky ubundi Rocky niyo watumye murana Mama Vida kuri yo kuko Rocky natwe turi kumwe mu gihe turi gusohokana baramusuza kuko Mama Vida namubonaga ariko man nta gahunda nta mwanya ndabona kuvugana nawe. Rocky tuvanya muri iyo shoti tujyana nabo mbona baziranye. Man nimero aho ngo bwa mbere nese nifatira n'iki yako twe twavuganye mbona nyine aranze. Man undi wa kabiri we ni Papi kuko Papi yambwiye yego ndi kumwe na Papi. Bagushaka umwana se cyangwa Mama Vida ni umwana aramushaka cyane kurusha. Nanjye naramushaka kuko yambwiye ko afite umwana wanjye ndavuga ibintu byaba ari byiza njyangiye no kumbeza. Ndamupima nsanga ari mu dukoni tubiri tumeze nko. Sinzi mbi bari watera inda nk'umukobwa akakwereka. Ya numungu wanyu pone kasoze ngini Legacy TV nchimba kwa subscribe nga kuri Legacy TV mu ntara majyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali abadiaspora muri Amerika Asia Oceania Uburayi ibindi bihugu byose bya Afrika turashimye cyane kabisanga muri abantu ingenzi kuri Legacy TV. Uyu munsi rero tugiye kubatungura hari couple mwabonye iryoshye cyane hano mu mujyi wa Kigali ese igihugu cy'u Rwanda ni couple itangaje amaze agitangaje ute ni couple y'umujaba ukiri umusore cyane navuga ko ni ikigero cy'ubuto hagati y'imyaka 22 24 nundi mama mwakunze cyane muri filime nyarwanda bamwita Mukarujanga uvuga ngo ni couple y'umuntu uri muto n'umukuru. So tugiye kubasura uyu munsi dufite amakuru ko batuyangaha muri quartier zabo twaje kubasura twavuganye na True Boy umugabo wa Mukarujanga atubwira ati muze kudusura n'umujya kuri izi quartier mubaririze gusa kwese ngoma ko tuza kumubaza ahubwo turaza kumujya tumutunge turebe n'ibyo wenda yabari gukora abastyle de kwajya babeshya ngo bahora baryoshye turebe ko kandi ibindi bintu yabari akora akababeshya. Turagiye kandi barize umusista hangaha n'ubundi quartier size ngizi sister meze bite urakomeye cyane. Makuru yawe makuru ni kukonje no kubera iki ni bisanzwe niko mbameze urukonje. Yene twapibone kingi ni Legacy nitwa Giselle. Muramuzi yego muramuzi nta kuntu banyerekana tuyese ko umugabo yari yambwiye ngo batuye muri quartier batuye hano hirya gato nakwereka kangize kugenda. Makuru yawe singa makuru ni neza nawe wifunza ngaha hafi nabire ariko urebwe rw'ikina gasikare atuye kuri uriya muryango wanyu muri wa nyuma gatatu hariya ndimo ndabona umweyo. So ndi buriya ujya ubavugisha ra ni abana beza cyane ntari ryabo agajya kwijyamo na stars. Okay, merci beaucoup kambareba koze cyane. So Abadukurikira kuri Legacy monye ko atweretse ahantu Mukarujanga na True Boy cyangwa se couple ya Mama Vida na Papa Vida aho batuye tugiye kubageraho tuganiye byinshi nabo tubaza uko bibereyeho ko muri iyi minsi bameranye ibintu bari neza cyane kabisa ari uburyohe. Mukarujanga Mama Vida Mama Vida we kiri gute se Shukura gapino korinda. Sha wapi. Meze bite se? Karibu mani broski. None se kiri gute? Sha kiri fresh kabisa. Mama Vida nagaba. Ko twitoza madame yibereye mu cyumba sha. Sha ndi gukora akakantu mo. Kwitegura Mama Vida kwiriza ko na fresh. Kandi ya magambo yatwicare nawe. Sha bro. Iyo tuganira kuri chat tujagira bizere hano. Sha wapi. Umve ngo siporo nzikora hano byose ngiye babiri mu nzu. Siporo byose babiri mu nzu bimaze gute TV OG original Papa Vida ugiye kuziranye none se kiri gute fresh kabisa. Sha mana akuranunguye buriya no kuri umuntu nge nyine nakurangiye no se uhabwiwe niki warabwiye ngo uzaze usura sinimo kumvuga ko ari tutuye mu nyine urambwira uti ukuntu ambwira byisi utanga umutari wa parika nahageze rero ariko ntabwo nzi kuzana n'igisaza Mbebe ucuza yara ku muhanda ihita ndangira Uravuga Miguel
umuniga utaza yumva nasura umusitari se sindi yitwaze kamera sha nanjye usanze n'imboga siporo rero man ibi ni by'imbuto rero ni ibintu byanjye tube twirira hano n'imineke kijya twirira kare turagateka rya isango twirira imireti ni mu kanwa hano ni mu gasiporo n'ubundi kuko hano ngiye ndibana ni muri gukora aka kaboro rero kaga staff kanjye mpita mfata ibintu by'amagi n'imineke nkavanga ngaturika ngaturika uyu munsi nzi umusanza ngaha kanjye umvise ko nasuhuje mvuga ni mama Vida bimeze bite njyewe rero ntabwo yari ahari ngiye ndibana kuvuga ngo kutubona kuriya kuba dufite umwana Vida arahari ariko njyewe Vida namubyaye mba mu rugo namubyaye mba mu rugo nawe abiwabo urumva rongeye byagize igihe cyo kugira imyaka yo kuba nava mu rugo aho ngubu nyine nsigaye nibana to mama Vida aracyari umwana rigabe wabo no sinjye kubana n'umwana bro twabye umwana tutarakura twese ibaze wallahi urumva no kuvuga ngo mama Vida ntabwo ngiye mbana nawe mama Vida abiwabo yabyaye umwana akiri umwana nyine nawe urumva nibyo nkunda kuvuga abantu bagaseka ariko ngiye nabyo uramupete abantu benshi bazi kumbana mama Vida mama Vida rero abiwabo mu rugo ngiye ninjye bahanga ni kwa True Boy ese pave ibyo twumva cyangwa se twibonesha amaso karuko mubana ko n'abaturanyi nabo uramukobwa nzajya mbwira ati n'abantu beza baratuganiriza n'ubwo nijoro yarahari no mu gitondo mu kanya musanze bimeze gutyo yarazi ko na Vida gihari arabeshya ariko anyibwiriye nikakubwiye ngo yajya kukubeshya oya mama Vida nyine hano arahazi kuba hazi ejo bundi yarahaciye aransuza tugiye kumwe n'abashuti be aje ni nabwo yaraciye hano aje kurenga ahantu mburi kumwe n'abashuti be bagiye ngo muri show kuko ikige ntabwo nemeze neza nari ndwaye barijyana aransuhuza ubwo nibwo yabawe n'umusibe ejo ntabwo ari ejo nimugoroba n'umusibe ejo kifatanye n'urugo baretse ko tubeshye boutique kifatanye n'urugo boutique nose tuba mu nzu y'icyumba na soro ngena mama Vida man ababizi mani bazi kabi wabo bro abiwabo ni njuba hano isaha ku isaha wansanga ngandi ngiye nyine tu nuko uri kimutakibana ntabwo twigeze tunabana oya mwarabanye makuru turafite mwarabanye muba igikondo igikondo mubana batorasura n'ubungu wanga nuko utari kubitubwira neza n'umucuruzi ambwiye ko mubana arakubeshya mama Vida ntabwo twigeze tubana mama Vida ni bucuri wabo abo kwa mama we yanze gusiga mama y'Imana reka nemere ko n'umutakibana ngo mutari kubana ntabwo turi kimwatandukanye ntabwo twigeze tubana man bro ubwo sije mwabisha Abanyarwanda nuko mubana ngiye twarabyaye umwana n'uwanjye nawe twarabyaye umwana ari hanze nako baramubonye arahari Vida ariko ntabwo tugeze tubana njye nawe ntabwo ugeze mubana mu minsi ya mbere ariko aho mwarabaye umugore n'umugabo mubana mu nzu mu minsi ya mbere y'ubukwe mwibaruka umwana wapi twibarutse umwana ajya kwa nyirakuru umwana abo kwa nyirakuru kwa mama Vida nyine nigeze ubana nawe wapi nyine kuba turahorana rimwe na rimwe mu gihe mu biganiro nk'ubu ibintu nk'ibyo ariko ntabwo tugize tubana nko mu nzu nk'umugore n'umugabo wenda ngo iminsi 2-3 oya urukundo se ruracyahari sha turakunda n'umuntu ugufite umwana bro man afite zahabu yanjye se urumva zahabu vi ubwo se noneho uvuze ko ufite zahabu ni ikintu ufata neza umwana agomba kumwitaho umwana azabona uburere bwa sate atakubona ni inkuru nose ko nabyo ntarakura ni umunsi nakuze ukura ko ndakazaho nako kantu ahubwo mbwira neza ubwo umwana kuvuga ngo Vida buragomba gukura nanjye nakuze ndi kubana wenda na mama Vida cyangwa se nibana ahantu ariko fresh tukabana ariko ngo mu gihe rero ntarakura nanjye ndacyari gushaka ubuzima bwanjye tu ubu ngubu ni ukuvuga ngo Vida nta nubwo azi neza isura ya se arayizi bro nusuye namuri cyumwe nagiye kumureba kwe ujya kumureba uburere bwa se arabuzi aranze ahubwo iyi niyo mbonye itaza ngize uko nguka itaza urumva urwego mani navuye mu cyiciro cyanjye shabwo ubu ngubu gutyo mutabana mutagize ntago ubitekereza ko bishobora kugira ingaruka ku mwana akavuga ati papa na mama ntibabana sha Vida uzajya kumenya ubwenge ndi kukubwira Vida se afite amezi 8 umwana amenya ubwenge mu myaka 2 nzaba maje gukora nanjye mu myaka 2 Imana nimfashe ikomeza mu buzima bwiza n'iki azajya kumenya ubwenge rero sha anzi duhorana kabisa
ubwo bwazi nubwo mwabanye y'amezi gusa oyararazi kandi anzi ndavuga nyine y'amezi mwabanye ubwo wenda yumva impumuro yakabazi papa yisigaye ayaye nisiga maramani bro nisiga mara yahi mezi ahubwo kuko akunda kumbona wenda rimwe mu cyumweru arambona abantu nyine benshi babazi ko tubana kandi wapi ntabwo tugize tubana tu niko gahunda zimeze. Iyo rimwe mu cyumweru rijya gusura service umujyanira iki? Vida nta kintu aratangira kubona cyane ni amata anywa amata gusa. Ubwo niyo umujyanira ku munsi wakunda byari bimeze bite? Ntabwo twari turi kumwe gusura utarabirije mutagatifu Valentin koko dushaka umunsi wo gukundana nawe nibera hano mu rugo nisinziriye kereka abantu twagiye tuvugana kuri phone gusa tu. Kigaragara cyo ntabwo mugikundana. Urishowa se wowe urishowa manu umuntu ufite umwana nose ugiye uriya munsi singomba kugira ngo nose ndi nka Dubai cyangwa muri Kenya se muri Dubai ni urugero nyine nkwaye ariko ntiwari uri mu Rwanda nyine we nkwaye urugero ari ndi nka Dubai cyangwa muri Kenya mwavugana nyine ako sigiye mu gihugu kimwe mu gihe se bitari ngombwa ko muri buhure wenda ari mu bintu by'akazi bye nanjye ndi business hano rusinziriye nari mfite ibitotsi rero ari busy buhure cyane nasinziriye kabisa. Okay reka ibyo bintu zatubiva byo kuvanga mu mavinda ikingo simusanze angaha ahubwo tuze ku kintu akomeje gukomozaho twasanganye twese turabana utizanye ndagapeti sinduze imyaka kubona umupapa ngo ndere umwana wanjye papa we karika muri izina ribimuzwe cyane mu mavida ndiveho Mukarujanga ni umwana koko Mukarujanga ni umwana sisujye ubibona mama yafashe indangamuntu ejo bundi bro aho uzi ko twakoze tumufana muri filime tureba filime akina nini warebaga filime wose warebaga filime ni ukuvuga ngo njyewe murusha imyaka andusha umwaka umwe akurusha umwaka umwe ni ukuvuga ngo afite 19 afite 18 urumva rero niyo mpamvu sinzi mbora yigize kubira niyo mpamvu bavuga ngo twabyiye tukiri bato mama. Okay reka tumere gutya none sasa abantu benshi bakimara kubona ko upayane mwabye mutangiye kujya mu kumashana atandukanye kwerekana urukundo rwabo ko byagenze baravuze bati ishyano riraguye mu gihugu cy'u Rwanda umukecuru arongoye hano bavuga ngo umwana arongoye umukecuru arongoye umwana kandi koko twese turabizi nibyo kuko twakoze tumufana ari mu gihe kimwe n'abakanyombye aho ngaho ntushobora kuba waraciye nk'amabere ukaba warasanze umuntu ungana mama wawe ubundi umwana imyaka ni mu mutwe ntabwo n'umugore yomba ndi umwana ntabwo nari kubyara tu mu gihe rero nabyo bigaragara ko nakuze kandi ntabwo birabireba ngo uri mukuru ngo uri muto mani biterwa n'impamvu zawe tu. Ibyo rero bihita bitugaragara ku kintu urabona arakuruta mu myaka yakurushije byinshi ukuntu ibyagiye acamo abanyamya ko bamuterese ni benshi kuruta wowe waterese kuko ukurusha imyaka wakurusha byinshi ninde muri mwe wegereye undamutereta bwa mbere mbere yuko mukundana? Ubundi Mukarujanga man story yacu nindi twahuriye mu 2018 urumva muri yasho yabigomba guhinduka noneho tuhahuriye tugenda umva ni kumwe na bakibonke ibintu nk'ibyo ngibyo birangira none wambonye ambwira ati ndakuzi ndagufana mu ndimbo ya nasosho tugene mfite irandimbo nshyashya nge nasosho mu birangira ambwira ati naye ndagufana ndakuzi ambwira ati mfite akantu ko gufasha abana bakizamuka n'iki nagushyiramo ambwira ati nuko Imana mfashe noneho ko duhorana bitangira abaye manager none uko duhorana nkazambona none icyana mbona afite nka 14 bitangira ibaze none imyaka nese mushyira 14 bro nese mushyira kuri 14 mani ubwo ati nubwo ambera manager ko ngenda nagukunda n'iki nyaka babuza kunda guseka byatari buriya wabwira ku joking mani nyine bitangirira aho ngaho paka dutangira gukunda bya manager takaza managing tudafite gahunda urumva tubakubitira indirimbo nkufashe nyuma ya nkufashe barambuze nyine kugeza none ariko ngiye kongera mbakubita ibintu aho ngaho ibyacu byatangiriye kugeza none ubu umubwira iki gihe ari manager wawe abona byamye akunda gukunda gutinyaga abona mukiri umwana wowe akabona ni mukuru akabona nta yaguhera wabaye nkorosora gwabyukaga cyangwa ngiye nakuriye mu ruhu bro nakuriye mu ruhu maje kugira 20 n'ingahe yose urumva ko ndakuze akuyenda tnari nyinshi
uri shose kari 23 mubwiye 20 ni ingahe yonyine nta bintu mvuze ariko abantu benshi bafite 19 20 mani ndakuze mani ushaka kwepa ahantu hanjye umupropose wari urosora gwabyukaga cyangwa waraterije yarasetse arambwira ati subura ibintu byakunda kwera mani nyine araseka mbona biramusekeje nteje mbisubiramo mani barangiye ndi umuntu y'ikintu nyine nishaka mani ndakihiringa bya danje bro yebana buri munsi ubwo iyo byanze ndarekora nyine every day ndakunda no mbona nyine nabitangire kuzamo gake biyaza bigera naho nyine vidaje tu ejo bundi urumva ko hayashize igihe kinini wigera kuri niva kuva mu mwakundanye cyakugira aho kandi iyo mbarutse kuvuga ngo no urukundo rwakunda aho no igiye akubwira ngo I love you too byabaye nahise ninywera niyi nzoga nanywera sinyibuka mana ariko kubera ko ntabwo njya nk'inzoga icyo gihe uwo munsi nahise nyinywa tu wakoze iki cyase ndaturika icyo wamukozeho kuri we affection wamuhaye ni iyi sinakubwiye ibyo Ebola bimbwiye ndi kumwe na papi maze ko papi nawe bari ari mu bantu maze turi ahantu ngiye na papi icyo gihe nibwo yabinyemereye abantu twaba tunameze neza kabisa guhera uwo munsi rero manda tutangira gutwika nyine tuharashya rombe ni iki n'impanuka affection wese ni iyihe uko umunsi wa mbere affection wese Mukarujanga cyane byinshi dega hari ibintu wakanye n'umukunzi usitubisire papi yarahari naho hari affection nahise kubwira nashatse kurira man nashatse kurira kuko ngiye nk'undi ikintu cyangwa se nkabona ikintu nashakaga man mera nk'umuntu nyine utunguwe tu urarira ntabwo narize ngiye narabishatse aya yaba Junior kuri bagasura kandi wowe ngo Junior yitwa kudavuga isura ya ntiwowe ayo ubona umuhungu arimo kureba afite isura bita ngo ntiwowe amajina wararira sama dress ararira okay ubona mavida kudavuga yitanya no sasa wasomye ndi bwa cyangwa se wasabye ndi kumusoma bwa mbere ni ngiye namusomye uwo munsi aho umusaza mara umuntu akwemera ikintu washakaga se urumva wahereza bro ako kanya ngiye ntabwo nko papa pino wabikubwiye undi mama vida ari mu bantu ari n'abantu babiri batumye mbona mama vida papi na Rocky mana babaniga ebane mbafataho ibintu papi mani na Rocky ubundi Rocky niyo watumye murana mama vida kurisha kuko Rocky natwe turi kumwe mu gihe turi gusohokana baramusuza kuko mama vida namubonaga ariko man nta gahunda nta mwanya ndabona kuvugana nawe Rocky tuvanya muri iyo shot tujyana nabo mbona baziranye man nimero aho ngo bwa mbere nese nifatira n'iki yako twe twavuganye mbona nyine aranze man undi wa kabiri ni papi kuko papi yambwiye yego ndi kumwe na papi icyo gihe n'undi muntu umwe uri kumusoma papi araho ngaho ni nk'iki papi yavuga ngo yibuka yarafanaga cyangwa papi se n'udaseka yaraseka yarasetse nawe gakomeza ndakomeza kuko ndakomeza no agaseka reka twigere ku ngingo yo kubyara sasa ingingo yo kubyara yaje itabana kubyara urumva yikoze ikintu kigomba kugira inyungu nyine nako ikintu cyiza wumva nimba twarakundanye kandi abantu bakundana n'ibindi byose ntari bi ufite rero baraje tu nikura yaje ugumva gushaka umwana se cyangwa mama vida ni umwana cyane kurusha nanjye naramushakaga kuko yarambwiye ko afite umwana wanjye ndavuga ibintu byaba ari byiza njyangiye no kumbeza ndamupima nsanga harimo udukoni tubiri tumeze ngo sinzi mbi wari watera inda nk'umukobwa akakwereka indegese ntwara ira kacumi negese atera ibaze urumva nasanzemo utuntu tubi navuga yerekazi mani peti nyine akurira mu nda mpaka tumwita vida nyine tayari igisobanuro cya vida ni iki ni ubuzima mani umwana ngitwa mu cyesipanyol ubuzima okay umwana arabonetse muramureze agize amezi 8 ubu ngubu ariho urukundo rwanyu mbwiye ko ameze neza tugiye ku ngingo yo kubaka urukundo hagati yawe na mama vida ubu ngubu wavuze ko wibana nawe akaba yibana
wabi wabo ntago yibana iwabo kwa nyina kwa nyoko kwa mama iki yego nyine kwa mama ndi kugusobanura icyubahiro kuri mu muco nyarwanda kandi aribyo ndi kuvuga nanjye abo iwabo kwa mama we oya abi wabo kwa mama w'umugeni wawe bamwitande nyirabukwe ivuga uti kwa mabukwe bivuge neza ntabyo mba nzi ubwo bafite abahe kwa mama we nyine sumuliga rwose abantu piyoneka asiri kubwi aba mama vida abana na vida kwa mama wa vida uba ngebe Amerika mama w'umugore wanjye mabukwe mama vida yibaza cyangwa aba kwa mama we abantu dukurikiye muri bakuru akantu mukuru bakana uko nyine nk'udukurikiye uzi gusesengura uzi ko ubwenge abayokuyemo ikintu kigize kimeze ute ese nyoko bukwe kutashaka kumwita nyoko bukwe nyoko bukwe nyoko bukwe gute nyoko bukwe gute ni ukuvuga ngo umubyeyi w'umugore aba ari nyoko bukwe ibyo nawe ndabizi nose ikibazo ntabwo ibyo wari uri kumbaza none ibyo kubaza uwo nambaje mama vida abahe nyine aba kwa mama we uri guseka kandi abana na vida wakumva ibyo ukuntu vida nyine aba kwa mabu nibyo ashaka kumvuga aba kwa mabu nose ntabwo numvaga mani byari byo ubu ntabwo bisobanukiwe yaragira ngo urukwepe ibintu byanjye oya aba kwa mabu ari kwa nyoko bukwe nawe urahanga tugusanze muri mwebwe ujye ushaka ibintu cyane kuba ku rukundo n'ibintu bigomba kuba nawe byakunda gute kandi dukundana n'ubundi ubishaka nyine ibintu byo kugira ngo rwubake n'ibyo bishaka ku imbere y'undi turwubake gute se by'abakuru by'abakuru sishaka ngiye ubundi cyabitekereza mani mba ndi hano niyicariye hano tu iyo umukumbi ukora iki ndamuhamagara uyagukumbi akora iki kuri phone nyine nabwo bimeze gute asigaye aba ari mu kazi kenshi niyo mpamvu kuba ngo mubona ku cyumweru nagiyeyo mbiye gusenga nkacayo kuko n'ubundi nsengera hafi iwawe nose ko biri kugusetsa mvuye gusenga ku cyumweru uvuye gusenga iyo mvuye gusenga nkunda gucayo nkabasuhuza okay tibi urukundo rwanyu navuga ko rwatunga abantu benshi runashegesha isi bumva tumaze kubona amakupure menshi abantu batangana gusa akenshi benshi bavuga ngo baciye nk'amabere ngo ibintu byari bikwiye mu muco nyarwanda ngo umubyeyi kamurishije mu nubwo atari byiza ariko akapfa kubikoresha umuvugira we namvuga uko abantu bajyaga babivuga mumaze kujya muri ama interview menshi cyane abantu babibona bakabona urukundo rwawe we n'amavida nayo ma comment wakire cyangwa se reaction z'abantu nyuma y'ibyo byose shamani byari byinshi urumva byari byinshi wagiye kwa mama vida kubera ubuceri wagiye kwa mama vida gushutse yarakurose nyine ibintu byinshi cyane ariko njyewe nta na kimwe nigize muri ibyo byose nta na kimwe bro ntabwo yigize nduga nta buceri kuvuga ngo n'ubundi yari manager amfasha managinga urumva bigera aho ngaho nyine abona bambwira ati nta ribi tubyara umwana kandi njyewe manye nabuze ko nzagera nibura 22 mfite umwana tu narabisabye Imana bagari ibintu Imana ikora bro njye nababwiye ati Imana uzambore ngiye nka 22 mfite umwana akoze ko banashobora kwanga umupfumo navuze ko kujya ibintu turi kwikinira n'ibyo byahise bihurira mu 23 maye ndabura amezi abiri mawe urumva noneho nyine maye nagiye mbona comment nyinshi cyane ariko ngiye ku kintu nasabye Imana nuko ngo abagiye bavuga ngo yaranduze sha ntago ngiye wanduga ngo bumfate ntago bikunda umwana twebwe turabana b'Imana bro nibyo nandi kukubwira ngo iyo mvuye gusenga ncayo nkabona uri guseka okay muri izo comment wakiriye izo kuzavuga ko yakuroze izindi zivuga ko gucya amafaranga izindi zivuga ko yagushutse comment yagushegesha umutima ukumvira kubabaje niye muri izo ngizo shani ni zose so wabwira umuntu ngo yarakuroze cyangwa ngo yaragushutse ngo cyangwa ngo urashaka nk'ibintu kuri we mani ni zose tu ariko kukuroga niko kabi cyane man kana kwicishwa kavuze sinzi nta gihe izo comment wazakire kumva koko ukumva nayo ibintu wakoze ukumva ntibikwiye ukavuga uti urukundo rwanjye rutanyurwa ukumva nyine
emotion wagiriraga mama Vida zitangiye nko kugabanuka kohereza comment wa kera? bro nta foto nta cyabaye njyewe ikintu nasabye Imana urumva kikaba njye nabuze ko niyo nabyana n'ikiragi cyangwa byarana n'umuntu man ufite ubundi bumuga ni urugero ndi kuguha man nabuze ko umwana wanjye wa mbere ngomba kumukunda rero niyo mama ye yanyanga cyangwa se bikagena gute tugashwana n'urugero muhaye ariko umwana wanjye wa mbere amaraso yanjye ya mbere niyo mpamvu nahise mwita Vida man. Vida ariko comment zaje zigushima nyinshi cyane man nyinshi ahubwo nyinshi cyane ubundi izo ngizo zo kugera usanga iri nk'ababa peti mwiganye cyangwa abantu muziranye mufitanye tubifu ngutwo ugasanga bugiye bandika ibintu nyine wewe biguca intege ariko n'ubundi munaziranye man ngenzi umuniga twari tuziranye man nasohoye indirimbo iri ndi kumufasha none umfashe phone nsanga kanze kakaboro kamezungu man birayi boro biba nyine nafashe phone wawe neza wanje man ibaze yana boro buburayike bayita ani like man tsanga tsanga gizu kumuniga nazira comment rero man barabaniga babikora tu ni bari amamuziranye tu okay so no ku bantu bashobora kuba barabonye nk'izo comment nako babonye ibyo bintu mu ishusho yuko yagushutse cyangwa se warozwe cyangwa se wakurikiye amafaranga nube gutuma abantu nk'abo ngabo babibonye muri iyo shusho nta kintu na kimwe aho ngaho nababwira kireka kumva batuje nta kintu na kimwe kuko njyewe nta na kimwe nakurikiye icyo nakushakaga nakibonye mani n'umwana ndamufite urumva mani hari abantu bagira 30 mani n'950 b'abatipe bataranabyara batazi ko banabyara ariko ubu ngubu kugeza ubu wenda n'urugero muhaye nka mama Vida ushaka kumbwira ati ntabwo nshaka kubana nawe n'urugero ugasanga wenda mfite nk'undi mu baby dushaka kuba twabana icyo gihe atabyaye namenya ko ikibazo ari cyo mu baby urumva kubyara umwana ntabwo ari ibintu bibi kandi kuva Vida yaza umwana ni umugisha agiye abantu benshi twabaye n'inshuti. Okay so reka mbere no nkuva nko kuri comment ebyiri hari comment yaje ivuga iti always love win urukundo ruratsinda buri gihe waba umukecuru waba uri umwana asimineke akirundi mu kibantu turi kamwe ndishyiraho ngaho urumva ibintu nandi kukubwira bro nakubwira nti hari comment ishobora kuba yaraje ivuga iti always love win urumva andi kazi kavuga iti nk'icitse umurizo umukecuru n'umwana nshaka kugira ngo umbwire iki kintu koko ese koko urukundo rushobora gutsinda man uko umuntu akaba yaba afite n'imyaka 20 agasanga umuntu imyaka 80 iyo ngibyo birashoboka ndiye bira bintu nta kintu byigize bintu nkoraho na rimwe hari umuperezida maro mu France sinzi nimba umuzi Makuru sinzi nimba ari we ariko yashakanye n'umuntu ufite yari afite 32 afite undi 75 ntabwo simwibuka ariko ndaza kumukwibutsa urumva Makuru n'umugore we yaramwigishije nose so byumva none twebwe turacyari bato mama bidasubana atano umupeto ubundi wari umufana se nose njye se yari umufana ako yagufanye warakoze umufana uri umwana mwana y'imyaka 23 uziko tane gukina filime utarigana primaire warabyibagiye uziko njyewe muzi njyewe umuntu namumenyeje ubundi rega ejo bundi uziko filime ya mbere namenye ari 2008 subwa Samusura ari kumuririmbira Samusura se yaririmbye tegereza Samusura byihorere Samusura se ni ikineke urumva ibinani kukubwira ntabwo bira ibintu nta hantu babihuriye bro nimba umuntu mukundana mani ntari dushobora no kubyana umwana kuri gusa mani tukaba ariko twimereye kuko n'ubu nagando dufite kuzabana twebwe mani ibintu byo kuzaza inyuma kuvuga ngo turabanye se shayo gahunda twaba tukubeshye urumva twe twihaye imyaka 6 baya ntabwo biri twe twihaye imyaka 5 ntabwo yava iwabo rega niwe bucuri wabo nta nubwo mama ashaka gutuma ava iwabo uvuga ngo nta by'igikwi wawe oya ntabwo kuko urishobora kunzaho ukora uvuga ngo mumeze nk'amasenya kontra y'imyaka 6 no mubana
oya twe twihaye imyaka 6 urumva imyaka 6 namaje kugira 27 urumva 28 maho amaje kugira 29 n'igice urumva rero icyo gihe hajya umuntu azaba afite izindi gahunda ahugiyemo nawe n'undi ari mu zindi icyambere twe dufite n'icyo gukunda umwana wacu. Okay, hari akantu akomeje turimo kuvugana akantu ko kuvuga ngo nk'ubu nshobora kuba nakagera ndi mu baby nagataye mu gutwi nubwo ntahise nkakubwira ubu ngubu nyuma yo kubyarana na mama Vida nta bandi bakobwa bakwandikira cyangwa se nawe ujya utereta? Benshi turavugana benshi. Unatereta? Gutereta ni gute se ubundi? Kumusidusinga ugamije ko mwakundana? Ko twakundana? Bro, njye abantu bose mbafata kimwe. Kimwe gute? Kuvuga ngo aba baby nyine turavugana biraho man. Nyine ndavuga nta mukobwa ushobora kubona ukumva ko mwanakundana? Njye nshobora kumubona nkamukunda nabwo ati shawe ufite imisatsi myiza ugenda neza nkamukunda nyine uko. Ariko nta bindi bintu birenze mbangamije nyuma y'ibyo bintu. Sinzi nimba uri kubyumva. Nta bindi bintu mbangamije nyine nshobora kubona icyana nkagikubona kibwasha wallahi akanabibona nkazana namubwira ati sha ndagukunda mama nkunda ukuntu ugenda ariko nyuma y'ibyo bintu nta bindi babiri nyuma yaho. Nta mukobwa asura kwa cyangwa ati mwana nabonye umustar usa neza kuri kamera umeze fresh none njyewe reka ngusazure ndisi ndashaje. Harabavuga mari uzi ko ibaze ariko nabonye niyo muri Mozambique no Zimbabwe nyine aho baba bari gutera comment ari kuvuga ati nyine uyu mupeti nawe yarashaje nyine kubera ko yabyanye n'umuntu muruta nawe kuba tenda kandi ugiye gusubiza ubusore yongeye ndi umusore bro usanga nari ku gapina kara gapinuza abantu bagakora kereka magaze ngo barutambi babambeze nyine ushaka kumubona byimbye ariko bro ndakomeyesha wa Mungu naye mfite ubwo kubanga gusaza man gusaza se gute uracyafunze ngo ku fresh ntabwo uragerageza se kutandukira ukaba wamuca inyuma nkamuca inyuma nkaba nabona n'abandi ba baby turahorana ba baby tuba turi kumwe no kwa Jire n'ahantu henshi cyane tuba turi kumwe nkufu sha bro njye nkubwiza ukuri njye ibintu byo kuvuga ngo mfuhiye umuntu mama Vida rega twabyanye uriya mwana afite undi mwana afite umwana nose aba ari kumwe n'umugabo we wa mbere se ubusenge muragabira ko yari oya nukuvuga ngo hari ukuntu umuntu abyara umwana aho nakabona umwana afite samunyuza akabyara undi akadashaka kumubyana abandi na wa wundi ngiye ntabwo nkopa barayizi ngiye nanze gukopa we naramukobye ariko ntabwo njya mpfa gukopa oya yarakwishyura oya nayo ushaka kubivugamo gukopa man bro ntabwo nkopa niki yakora ukaba wamwanga kunyangira umwana gusa yakwanga utese mama ashaka kunyangira umwana ngasanga wenda agiye nko muri ahantu hano Vida ni muto gasanga yamuta wenda amaze nk'iminsi nk'ibyo bintu mbimenye byambabaza yakubabaza ariko nta kintu yakora nusubune nk'igiki ngiye yakwakireka kwanje ni kukubwira ngo nyine n'urugero muhaye anciye inyuma na papa Feza sinzi nimba uzi umwana anciye inyuma na papa Feza aho waceceka ntaceceke cyane kandi ntabwo ni nanamubona mu maso ngo mumenye wasanga ari nawe cyangwa ari undi muntu sinzi nusibye ntabwo muzima kuvuga ngo ngiye bundi cyambere iyo hari urukundo mukunda umwana wanyu ibintu byose aba ari fresh nta bindi rero byinshi byo kujyamo ngo ibiki iyo ufite umwana wawe harimo hari urukundo muvugana nta bindi bintu byinshi ese umwana bajya kumwereka nyirabukwe mu Mukarujanga kandi babana cyangwa wenda nka mama wanjye aramuzi ahubwo mama Vida niyo batari babona fresh najyanye umwana gusa icyo gihe yari ari mu kazi nayo mfite umuntu ntwara mu modoka tujyana ariko nabwo dufite muri gahunda yo kuzaza kumwerekana tu madama ntamwerekana kandi bamuzi bro baramuzi kumujyana kumwerekana mu rugo rigabo turi kumwe hoya ntago arajya mu rugo mama we yabyakira ate se kubona umwana we muto yarabyaranye n'umuntu bangana mama wanjye yahoraga anya ku mwana mama
noneho umwana wanjye yenda gusanga mama ahubwo sinkereka wenda nakura ahinduka ukuntu ariko mba mbona harimo agasura nyine yenda gusanga mere wanjye aba yeze agutuka yabyakiriye ngiye nagize 20 nambwiye ati nk'uko kureba ukuntu utangiye kungana uzazana umwuzukuru mu kwa kangahe ubwo bamugene namubwiye ati Imana izamfashe ngire 22 mfite umwana urumva ibintu urimo kwakira nk'umwana yambwiye ati Imana nagakunda ko yambwiye ati ni gute ugira 20 nta mwana ufite okay reka tujye ku musozi w'ikiganiro cyacu twajyanye ngaha ndakeka abantu basonje no life iri mu buzima bwo n'ubuhe bari bazi kubana Mukarujanga wapi kuri umwana wawe waramwerekanye barabimenye bari kutarerekana umugore byose abibonye tujye ku gihe cya challenge mu bibazo bitatu twisoreze ubuzanye by'ibibazo byaje ndi bize bya danje uri bize nari kubaza rero oh yes basubiramo ngo ibyo bibona nabyo nasubira aho ugerageza savuga ngo hari umugani bavuga ngo cyangwa ngo ntuzatsindwe kugerageza siko nabyita ngambwira urasubiramo ngo chasser Sacha chasser sa soche nta kimwe nasubiramo nta na kimwe nasubiramo oya icyo kiboro rero urumva ndi kucyumva ariko kugisubiramo ndavuze cyane ndahuze ndi bisi uzi igifaransa man je te jure ntacyo nzi je te jure ngewe basubwa urumva 18 urumva nzi France man 18 23 dukuyemo 27 ni kangahe barasigara umubare turatira bro nirasigara kangahe nta ruso wasigara gute kandi 23 tugiye gukoma 27 ntago bikunda ni 0 man ni 0 23 akuramo 24 ntabwo ibyo bintu binashoboka niyo utiye ntabwo bikunda birashoboka ntabwo bishoboka fata 23 kuremo 27 nawe mbwira rasigara ikimenyetso cyo gukuramo kane oya kiro kimenyetso se kuki ushaka kugikuramo fata imineke 23 ukuremo 27 rasigara umwenda w'ibinekine rasigara umwenda w'ibinekine ivuye heze uzajya kuyigura twagiye 7 nkubye 2 ni kangahe 14 bro imibare ndayizi ngiye nzi ko nzatwara indege ariko Afrika iri kuye mugabane wa Afrika nyine asubana ngiye tungana amazi uziko bro ndagukoma nose ntago ngiye ntago nkopa okay nyunguru uturere tugize u Rwanda ni sore ikiganiro 30 aga sore ikiganiro yo trunda mefiyayi ikiganza hejuru ndarahira nsamira ibicusha nanjye mora niruka wayasemari suni barambona urumva ni Trouble Rwanda channel yanjye ngiye kubakubita imizigo byataye okay TV yewe uri umuhanzi mu mavida no mukinnyi wa filime hari ikihe kigera nk'umuri kumwe bakora agasene ko kugusetsa ko gukina filime nawe ukaba wamuririmbira uturirimbo ibintu bikagenda fresh sha ibyo turi kumwe aya n'utuntu twose ni yasetse ngiye impita nseka wowe ubu bamuze nk'ikina agaseka nawe itaseka byataye indirimbo ukunda kumuririmbira ni iyihe ni indirimbo zanjye ngiye ntabwo ndi kwanga indirimbo z'undi muntu mfite indirimbo zanjye z'inkondo ziba zanditse nkaririmba cyane cyane akunda niya ndimbanye ndi kumwe na social niyo natumye imukubitira urayivaza nayireba nayimutura ntabwo iranayimutura kuko ndayitura abanyarwanda iririmbira abanyarwanda kuko ni indirimbo y'ubuzima tu jonga iyo ubona bagukunda iyo ufite ifaranga bamwe buburanga nabo baza bagusanga ntuzagire ngo ni urukundo kubwo ni faranga rituma tudatuza amafaranga dutaye mu manga n'abanyamahanga bashaka amafaranga akundwa na benshi na numwe wagusanga barakwanga bakaguhunga ukabigicibwa muri rubanda ngisi ni sahane y'abakungu y'abagwije ifungo rituma badatuza rirabashuka nasanze ari nk'umushyitsi kiniyutuje
ntago yuzura man ubundi karasi niya social man ba ntago nayimenya nta niyanjye ariko ngiye kubera ndapfa cyane ntago ariko suni barabibona bro barabibona ngiye kubakubita ibintu byinshi cyane na brother wanjye ndi inyuma ka boss ari kumfasha ibintu byinshi kuvuga ngo Urban Record ngiye gusinya moto bakubita imizigo yataye guhera mu kwa kane yeah bamwe Urban Record okay tugeze sawa